twagira ngo biri kubabaje kuba nkubaje Fanny urumva ari ibintu bitangaza. Mwase muramushakira iki sheri? Kuki? Muramushaka iki muramushakira? Ahubwo se nabura mubaza iki? Hari umuntu amubatumye wose mu mujyi n'ubutumwa mugiye kumanje kumureba cyangwa none mwebwe ubwanyu mumushaka? Rega Fanny mbere yuko cyagihe nari ndi mu buzima bubi nyina yaranyangaga ariko Fanny nta kibazo twari dufitanye. Ijyaga cisha ibiryo hejuru y'igipanga akabimpereza. Urumva ko yari umwana mwiza rega buriya umwana nyina kenshi ntabwo baba bameze kimwe. Ngo ndabyumva ariko nyine ntacyo ramukeneyeho umuntu nawe njye kumureba undi mumubwire nyine turi kumwe. Ngutumeho ujye kumureba ngo noneho mbimubwire turi kumwe ese uramfungiye. None se ndafuha ariko ari mwebwe mwabura gufuha gute? Ibaze sheri wavuye mu mujyi nibwo mukibonana ese kubaza undi mukobwa cyangwa mwanavuganaga nta by'intambara ariko nabwo sinabura no gufuha. None se ubwo ngubwo nyine ntababeshye njye ndaciye ibintu ku ruhande rwose ntabwo byanshimisha pe no kubabona muri gusa ukuranga ko nesuruze ndi mwana katari kuvuga ngo nukuba mukunze ngiye guca inyuma urumva ubu se we kubizi iri Kigali nari ndiyo nshaka guca inyuma se mara guca inyuma ko narifashe ndavuga ati nzaza dukomezanye urumva we ntubigireho ikibazo nese ubwo urumva nimba yarangiriye neza nanjye nimera nka nyine ndaba ntanihe nanuza na Marcel nako hewe gashe ngo mwarifashe kandi ubwanjye narabifatiye nose nta mukobwa mwamuri kumwe mu modoka cyangwa wenda nawe yarasabirizaga nta wamenye. Uravuga wa mukobwa cyagiye wazaga mu mujyi bwa mbere se ariko biriya byose narihariye niyo mpamvu uriya wihariye ibyaha nta mpamvu yo kugohera wishinja ibyaha kandi warihariye bikakuvaho tukumvikana kandi nawe ujye ubanza ubyumve tubare uragiye mu rusengero cyangwa se ugiye kwicuza wihariye ibyaha wenda uri mukatolika ugasaba penitensiya wakongera kwishinja icyaha se kiba cyararangiye rwose ntabwo rero urumva naguciye inyuma kuko narihariye. None se sheri ukamufata ukamushyira mu modoka se njyewe ukuntu mvutanye kubigira inama nako sheri nyine humura nta kibazo ibyo byarangiye niba mwarihariye nyine nta kibazo wumva se rwose ni ibyo rwose nimba umuntu ahubwo ngo yarihariye sibyo nabyumvise sheri rwose nta kibazo rero ntujye kugira ikibazo vuga ati amen amena vuga ngo nakize ibyaha ku bwa Yesu nakize ibyaha ku bwa Yesu vuga ati genda usuhuze Fanny ibyo ako se wagiye wumva ibintu twagiye haleluya vuga ngo genda usuhuze Fanny aho nibyo yagashiri ndakera gusuhuza Fanny zayiza cyo twari cyane nta kibazo nacyo nyine ni we shiri wanjye bihe byose umusuhuze nta kibazo rega hamwe na Yesu hari nyine se tukambuka abisirayeli bambutse inyanja itukura nkanswe none natwe bwana dufite imigezi muri Afrika inyanja ikaze cyane si nyine yarakijwe ndabyemeye umusuhuze 100% nta kibazo ariko nako umusuhuze ariko nako ariko Fanny mbona wambaranyije urimo ukenyera ibitenge n'ibi bintu wongeye ku munwa urimo urabyisiga ugiye he? Mama ngiye gusuza undi mwana. Umwana wa he? Professor. Professor. Uvuze kuki mu matwi yanjye? Umuhungu wa ni mama. Yewe ujya kujya gusuhuza? Ubusabuza abandi usuhuza kuri ujya gusuhuza uriya mushenzi usuzuguye kuri yo. Mama ukunda ntobye. Mama ndabyumva ndumva nagahinda ufite pe ariko nuko ko giye professor nta kintu dupfa. Mama munyangire usuzuguye ntabwo waba gusuzuguye. Mama munyangire ntabwo ibaho. Ariko ni nawe usuzuguza rega. Mama umuntu asuzuguye nawe ntunyu ahubwo mpa cya gitanda cyawe nabyo bisoro byamba bijyana. Aho ubundi bakuroze wataye umutwe wabaye iki? Genda ujye kubagura ibyo bashyira. Iki? Nta n'ibyo naguha rwose ntarenya nakwereka. Mama amafaranga yabo warayariye. Amafaranga yabo narayariye. None se nawe unyishyuza cyane wowe ugomba kunyishyuza. Okay. Mama nimba utabishaka nta cyazo rwose pe nta mpamvu yo kukubangamira. Nimundi nari nigiye muri diru zanjye ubwo nyine bigumane nta kundi. Mva nkubwire. Umuntu wemera kunyaka bino bikoresho ni muhoza wenyine kandi nawe kabimuha atambwiye ko ajya kubihabara abatindikazi. Tangira se ngo umuhungu wabo yaje. Ubundi sira modoka yajemo urabona ari niyo yati. Rwose nawe nta nubwo asa n'imodoka nabonye afite n'agahanga kabi.
mama nta kibazo niyo yaba atariye ariko afite perime yiwe azi gutwara imodoka bitwaye ikisi mama uzi no kunyonga igare byibura ngo wiyemere ariko ubundi Fani urinda umbwira ngo nta rwo azi gutwara igare ubundi ntwara igare ni umugabo cyewe igare ubundi se warigura yukuye ibintu byose wabimaze sinzi uri gunkandisha n'ibikoresho birimo byose dore wabimaze waranguye ejo muri se uzagurisha iki ndagurisha ibyanjye ntabwo ugurisha ibyawe uri kumva neza ntuzongere no kunsomborotsa urumva aha umva nkubwire mama ibyo nkubwira ni ukuri nushaka gucarishira ubwenge kugira urebe ko uri musubira inyuma utarimo utera imbere rwose ibyo se bikore bahiki ntuvuze ngo ugiye kunywa ndagiye sinsanga nkorera ku mafaranga 50 urumva iyo wiratanye mu 50 n'ubundi ntibirabi byawe ibikoresho by'abandi nturabitanga n'ubura cyabitanga urashaka iki Fani nzakunywa byeri n'abatakunywa barakena nicyo uzatahira nawe nanjye nari naraguze ibikoresho ndimo ndabyitabaza wese ubu wakwitabaza baze njye kugasoma risoma nibyo nyine turabigenza dute ubu umusaza bijyanye n'iki umusaza wawe araje ubarara hasi koko ararara hasi arara hasi habaye iki ntabwo igitanda twakishyuye se umva iki nagiye kukizana icyambere amasene ayo zifundi ko ari bivuze ngo iyo iki yandutse aranswambaguza ngura icyo mvuga ururimi ndarucandurira neza gutuka se kwa rugiye iwiwe yagututse muri rwego ko arimo ndabisobanukiwe unahagiye ngiye kumwaka bya bisorori na cya gitanda arampfunyikira ariko arampamya urumva umva rero kubwire mama Marceline twaramworoheye atubyina hejuru nta kabutagize kiriya gitanda arakizana natakizana aradusubiza amafaranga ariko ibyo ni kubera icyo umworohera wowe nayamwatse n'amafaranga yayanyimye reka nkubwira ari nibiba na ngombwa turaterwana dufatane ariko ibyo ngibyo amafaranga aravuna mama amafaranga aravuna bararisa reka kumvikana ntabwo amafaranga 50 ariko byatumye ujya kurwana kwa Marceline yamureka yajyane ese buriya reka nkubwire buriya kwazi kwihima burazi umuhungu wanjye anzani yangana iki ese nzani yangana iki twaba dufite hangana iki hano muri iyi nzu twagomba kuba twakora bajya kurwana 50 mwihore umuhungu wanjye se ntiyavuze ko kano kazu hazakana gatero akakagura kakabatarama akabigizayo bareke ayajyane 50 yanjye ariko mama ubundi agaciro k'amafaranga wowe urakazi ku buryo wumva yuko wajya wirirwa amafaranga yose yaterera inyoni uyobewe ukuntu ari amafaranga yatuvunye nubwo byaba ari 5,000 ntabwo yabitujyana reba aririrwa ducunaguza tubyinisha ari n'undi wenda wanamureka ni ukugenda tukabwira umuhoza akagenda akabitwakirira kunga kubidu akadusubiza amafaranga naho ibyo mbwira byo ntabwo ndi kubyo amafaranga yaratuvunye ariko ari reka mbanze ngusetse urumva utagira ibipfu busa ntabyo abafite ubushiki ukarwana 50 bakakujyana kuri ribu kandi ukamara wenda n'ukwezi cyangwa icyumweru mu cyumweru bagombaga kumukorera 500 bya bimaze yamurekeye ndinda ndwana nawe se namutesha abantu mama ntabwo nzarindira ndwana nawe ngiye nzamushyira mu bantu urumva ubuyobozi nibwo rega bwabikemura ubuyobozi nibwo bugomba kubikemura kandi izuba niba ryaramurasiye ariko hano no hasigaye rirahundiwe rirashiwange urumva aha ariko mama wajya ubundi ufata imyanzuro nk'iya musaza wawe wabonye ukuntu rwose yamuteye igikuta agiye kumuhinduka akabura hakwirwa nanjye ndashaka uzajya umugera nka kuri kandi azaca bugufi ubu wamworoheye wagira ngo ni imana yawe ntabwo uramusenga ahubwo mwereka burya mbamusuzuguye muciye amazi mwereka ko burya atari buno gusuzugura mu 50 ngo nabijyanye ariko rwose na bya bindi 5 wamuhaye nabyo arabishyira haratwishyura 5 nibiba cyangwa tujye dukuba kandi azishyura menshi naduha igitana n'ibisoro twarabyishyuye nabyanga dusubiza amafaranga arabitwima nkandese ariko twamwishyuye ari gahunda kwizera mwana wanjye nyine rega amafaranga yanjye bizagenda ntakigufite burya si bona ibintu biba byarahindutse kabisa iyo nawe ubwawe warahindutse nkurikije ukuntu muze nanjye buriya urabona ubwanwa bwawe bwarashokomba ariko bwagiye kugura ariko ndabibona kamera cyane kamera wese utamusohoje mwararanye
duhorana buri munsi. Ese ko duhorana mwe mwabo andi makuru se Amakuru ni meza. Ndabona nta kibazo turateye. nawe nari nkomeye kabisa Kuri Imana ishimwe. shaka ziribaza impamvu nkabahise umuntu turi kumwana mu nzu mutuyana inyuma ukaba utaje kunsuhuza nari nzi ko mama wawe yakwanduje. Oya, ariko nari nkirimo ntabwo mama yanyanduze. Wowe nijeri wawe se? ubonye ariko ubona se Yarishimye. ntubizi se Cyane byiza pe. Fani andi makuru se Amakuru ni meza turashima Imana. ariko ubundi Fani buriya nk'ariya amahane mama wawe yakurahe ko muri wowe witonda kandi ko njya numva inyana ngo ni iya mweru kandi nawe ko nabizi neza ko aho nyine urubuto rwubutse ku giti ko rutajya kure yacyo wowe ubundi ubwitonzi bukora cyangwa se ubugira neza. Abenshi nyine niko bakunda kuvuga nyine ngo inyana ni iya mweru ariko buriya umwana arivukira. Ntabwo umwana akenshi agira imico y'ababyeyi biwe. Akenshi usanga nyine ababyeyi ari babi wenda umwana aba mwiza cyangwa akabakurikiza. Hari igihe mbona ari Imana ibikora muri make. niko bimeze nyine ubundi nyine nta mafaranga bakangisha mu makaritsiye reka ntiwareba ariko byo ndabona rwose mwaragiye muhinduka ariko ukuntu agiye mbasiga mumeze ariko wanasanga wenda ariko tudaheruka kubonana tumwe. Niko bimeze rega abaciye n'imyaka myinshi reka igumana umaze igihe waragiye. Ni kinini cyane byo kabisa guriya mujyi wawe ugezemo nyine ntabwo ushaka kuvamo ubundi waba kugira bisi ubundi dore ikibi cyawo nta muntu utunga amafaranga afatika gutyo nyine umuntu ayafite mu ntoki urayakorera uvuga ati nimara gukora nk'amafaranga runaka nzahita ngenda wamara kuyakorera agahita agushira yagushira nakajya gushaka yagushira akajya guhora muri ubwo buzima. Niko biba bimeze ariko nyine nanjye ndabizi maze niko babizi uzi inshuro byonyine napanze kuza hano mu ntuza hano mu rugo mbaza kose ese ubundi kuki utari kumpa agaciro ariko ntacyo noneho ubigezeho. aya nanjye nareka mvuga ati rwose nka mama ameze gute nkatekereza abantu b'inarikanga Abo uzi ni porofesa cyangwa ntabwo kikwishe. atari ubwo gusa uza akantu kazi ariko n'ubundi inzara zigabanyije reka tugomba kujya ku ntabwo kanga. mutama n'agaciro akahise umva ahubwo duhaguruke tugende kumuraka umva umva shiri